Ninde mugabo udakeneye kumva aya magambo y'uyu munsi? Ninde mugore udakeneye kumva ibitekerezo bikubiye muri iki kiganiro? Ni ibintu 10 ngo abagabo bamenya buri gihe, igihe cyabarenganye cyabarangiriyeho. Uko wamugana kose ndagira wicare hamwe ahari nturabona ndakubwiza ukuri kuri iyi si. Wumve neza amagambo dutangirana. Ngo buryo ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Ucunze nabi ntiwamenye watakariye. Umva amasomo y'ingenzi rero twungukira mu kiganiro agatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Ngo buryo abagabo benshi batungurwa no kumenya ko uko uvuga amagambo make ari nako amagambo yawe ahabwa agaciro. Turatangiye ni ku bagabo ndetse n'abandi bifuza kubaho kigabo. Uko uvugisha ururimi rwawe gake gashoboka, ngo ni nako ibyo uvuga bihabwa agaciro gahambaye. Ngo abagabo benshi ntibazi iri hame ko 10%, ngo 10% ry'ibikubaho mu buzima bwawe nta nicyo wabihinduraho rwose. Ngo mu gihe 90% y'ibikubaho byo bituruka ku buryo ubyitwaramo bya bindi 10% byakubayeho. Abagabo mubahe ko mwagoswe, ndavuga bamwe muri mwe. Ngo mwabagabo mwe mujye mwirinda gufata ibintu personal, bimwe bita kubyegereza umutima, ngo kuko ntabwo abandi babatekerezaho cyane nk'uko mwe muba mwitekerezaho cyangwa se mubitekereza. Ngo umuntu uhanganye nawe kuri iyi si ni wowe ubwawe. Ngo uko wita ku bibazo cyane niko byiyongera kuruta uko wakwita ku gushaka ibisubizo by'ibibazo ufite, kuko nibyo bitanga amahirwe abyara ibisubizo n'inyungu zikemura ibibazo ufite. N'abagabo turiho. Ngo burya uko byakubabaza cyane kose uyu munsi, uko byabikomeye uyu munsi, uzirikana ko umunsi umwe uzareba inyuma ukabona ukuntu imvune zawe arizo zahinduye ubuzima bwawe, sibyo? Ngo ntugacike intege. Buri gihe haba hari impamvu uhura n'abantu, ngo buri gihe haba hari impamvu zibanze uba wahuye n'abantu, yaba ari bo bazahindura ubuzima bwawe cyangwa se ari wowe uzahindura ubwabo. Niko biba bimeze. Ngo ntuzigere ugirira ubwoba gukora ikintu runaka cyangwa se kugerageza ikintu gishya mu buzima bwawe. Habe mu bucuruzi ukora, mu bucuruzi cyangwa se mu kazi ukora, ngo burya ubuzima burabiha iyo ugumye kuri level cyangwa se ku rwego rumwe rw'ubuzima. Upfa kuba ufite igitekerezo gusa ujye ugerageza. Ngo iyo wirengagije cyangwa se ngo iyo wirengagijwe na wa muntu wari ukwiye kukwitaho cyangwa se kuguha agaciro, oya reka tuvuge wirengagijwe na wa wundi wari bugufasha ikintu runaka, ngo buryo uburibwe bwo mu bwonko bwawe uzitegure ko buzaba bumeze neza nk'uburibwe bw'umubiri uretse gato. Ngo burya abagabo benshi bakunda kwibagirwa ko bamenya agaciro k'ibintu mu gihe batakibifite. Imbwi bitwigisha iki? Kwita ku bintu mu gihe cyabyo. Niba ufite amafaranga ntuyasesagure, ukibuka kwita ku buzima bwawe n'ibindi twitaho akenshi ari uko byaturangiriyeho. Ngo igihe uzatangira kwita ku bintu by'ingenzi bimeze neza mu buzima bwawe, ngo ni nako ibitameze neza bikubangamira bizagabanuka. Tujye twita ku bintu byiza dufite mu buzima tubyishimire bwacu. Ngo ni ibintu abagabo benshi bamenya bakererewe. Ngo niba udashobora kugenzura umunwa wawe, twumve neza aka kantu. Ngo niba udafite control y'umunwa wawe, niba usohokamo, ngo rwose menya ko utazigira ugira ububasha ku hazaza hawe. Ngo ubuzima burya ni indorerwamo kandi burya yerekana ibyo nyiri kuyirebamo atekereza mu bwonko bwe. Nubona ubuzima nk'amagorwa, ngo burya nta kabuza buzakubihana kahave. Ngo umuntu wenyine uhanganye nawe kuri iyi si ni wowe ubwawe. Ngo uyu nguyu ni wowe ugomba kureba mu maso mu gitondo ukibyuka, ubundi ugatangirana umunsi n'ingamba nshya. Burya ngo nta kintu cyiza nko gukora ibintu bikuvuye ku mutima. Ngo kandi burya ngo wowe uri igisobanuro cy'abantu 5 muhorana igihe cyawe kinini, sibyo? Ba bandi 5 uwo ni wowe. Niba uhorana n'abasinzi birumvikana 5 ubwo nyine uri umusinzi nta kabuza. Ngo burya ubushobozi bwawe bya bindi ushoboye bikwishemo ushoboye gukora, ngo bishingira ngo ku kigero wowe biyiziho. Impano zawe ndetse n'ubushobozi bwawe bwo gukora ibintu bihambaye byose bishingira ku kigero mwebwe bagabo mwiyiziho, mwisobanukiweho. Byari ibintu 10 ngo abagabo bamenye batinze. Imana ishimwe ko mwebwe mubimenye kandi mukabimenyera igihe. Ni kuri Montagne Rwanda niho wungukira ibintu by'ubwenge nk'ibi ngibi. Reba munsi y'iyi video ukanda ahantu hatijambo subscribe, nibwo buryo ubasha kudushyigikiramo. Nubikora ubundi uzajya unabona ibiganiro byacu uko dushyizeho video nshyashya baguha ubutumwa.
tuzasubira ubutaha.